uzanebe no muri RPF. RPF igiye kwiyamamaza ibona amajwi make cyane ugereranyije n'aya Kagame Paul. N'ubwo ngo Kagame buriya atari muri RPF, hari abantu benshi batajya muri RPF. Hari umuntu utajya muri RPF uko mu cyama. Rero nkubwiza ukuri, Kagame atari muri RPF, ibi bagebeho mu bihugu byose. Kagame akavuga ati jewe nangije icyama cyitwa Kagame Patriotic Front. Twakiyoboka. Je wajyayo mu cyama cye. Jewe nakwiruka mbere. RPF ntabwo ari philosophy. Niba nawe uri muri RPF, uri general, uri directeur, uri professor, byo ntabwo byakunda cyane, ntabwo byavamo ukanyenzaho, ntabwo ukubita rwose. Mba Burundi sinitwa Maronga, hoyaye jewe Maronga witwaga niyo nagize. Inde niyo nagize. None ko mbona uko yatwega utwega kabuki, reka nakubwire nagerwa naje mwishwa razira netwa niyo nagize. Aha wari utehagane ngo abo mwari muturanye bakumenye bahise bakwibuka. Nta murundi numwe, nta murundi, nta murondo numwe. Igihanga ryaka mu Ngagara kace katse basugurusi mwo bayoboye bakomeye. Ndakenda umwana wanje mwishwa razira nabanye na bose mugabo umutware w'i Burundi kubwo amateka y'igihugu bari muri abize je niberagaho. Ndadaye sidamuzi mugana mwakire ngaha wagiye ku bwa Buyoya. None Buyoya yarantwara gashaka. Ese Buyoya usanga hari umuntu nakunze nawe arimwo Buyoya cyane. Mugabo ntiyongana na Micombero. Micombero yari imfura cyane. Ese ni Micombero ntabwo ni Micombero. Nitwa Ngirente ugerute duhungire bararunga gaja tauruga bajagira ubusa. Oya ntabwo bari ubusa. Urupfu se buriya bavugaga Kadogo uzagende ubaze abo. Neka ntabyo najya kubaza. Ngira uwo nsanga. Ngira nsanga se ni numero hoki. Ngira uwo nsanga. Okay. Subiramo. Money. Is a horrible. Bisubiramo ndaza kugusobanurira. Money is a horrible master. Money subiramo wakati. Money is horrible master. And a terrible servant. Subiramo. Money is a horrible master and a terrible servant. Wabyumvise wakana. Ni ukuvuga ngo amafaranga ni umukozi. Najyaga mbivuga kera bagasaka barambwiye ngo sinzongera ngo amafaranga ni umuhutu mwiza. Umuhutu ntabwo ari umuntu. The whole story of Bahutu and this country is a terrible. Kuba ndi umuhutu wa Kagame ntabwo bivuga ko nabaye umuhutu wabizimu. I'm taking life a bit lightly. Ko uriya muginga ari warandeba. Ariko bazamubaze ngo Muzehe Maronga Pacifique aha naha twararwanye. Umwana arapagasa akabyuka adafite nyina adafite se. Ukamwita imbobo. Fine. Imbobo byo nawe nicyo. Ariko umwana
akeneye kubaho neza kuko nuza none ngo ni minisita wa minisitiri ni icyo ukora ibintu bitari minisitiri n'ukora ibyiza agakorera abaturage nka hano absolute rero nkubwire uramutse uri minisita iwawe mu nzu nakwemera hari abagabo njya reba hano minisita watari yuzanye umugabo nkunda indirimbo ivuga ngo amahoro ku giti cy'umuntu jya ukunda amahoro wowe uyihe yego ku giti cy'umuntu ubanza uyihe oya waca banza uyihe wumve ko ukomeye nk'ubu ngubu nkawe uzi ngo urakomeye ukomeye iki wowe kubera iyi televiziyo ntabwo ndakomera njye ahubwo uragakomera dore uko abantu bakomera rero jyana n'uriya mwana ngiye kuba turi kumwe ubu nakomeye mubeshye se waca we ni impamo yose hoya ntabwo ari impamo data yigeze kubatiza umuntu yitwaga mamo Esiderasi nari muto cyane iyo ngiyo za Gitarama yitwaga komine Masabo ubu ntabwo bikitwa gutyo ubu ndakubwira ngo Maronga ni iki wowe uri iki ntabwo bizakugeza wowe kora asara abakibikora hari abantu bakirebera abandi mu bwoko hano mu Rwanda erega ubwoko bwo ni ibintu bikomeye sinzi exactly ubwoko byaba bivuze iki urashaka kuvuga iby'abahutu n'abatutsi yego uwama reka mbikubwire bakana uwama umuhutu ufite amabya abiri amabya ni cyangwa imbore ebyiri uyagenda bikubwira ko ariko bivugwa se bibaho se ari umugore akamba ibituba bibiri egere kubwira kuko ni Ikinyarwanda akamba umugore ufite amenyo 18 ntibibaho akamba umugabo ufite izuru rise n'iryundi ntabwo bishoboka burya se vuna umuheto wamujinga kado winana fata ese izuru baripima gute nanjye nyene nayo ibintu baripimisha ari bigoryi nyanumva ngo izuru rirerire towards where gutya se is it horizontal or vertical ntabwo bibaho n'ubugoryi bwokamye bwagiye mu bantu ubu ngubu nubona iriya modoka buriya modoka nyirayazi ko ari umukire yakize iki ntibishoboka kandi afite imodoka okay hybrid nziza cyane inywera habiri ninde umubwiye ko nyikeneye ntawe these young boys dukunda nk'ubu hari ahantu ryama rimwe zamara kunshiramo ntabwo inkotanyi twabana niki cyatumye bata intego nakubwira ngo uyu mugabo yitwa Kabarebe uyu mugabo yitwa Ibingira uyu mugabo yitwa Kayumba bakomeye kucyo biyemeje mukomera bigenze gake kucyo biyemeje Kayu uri mubi ufite ikibazo niba ufite ikibazo na Kabarebe cyangwa na nta numwe mfite na Kagame cyangwa ndabwira Kayumba okay ugifitanye n'Amaronga nabanye n'abana benshi cyane Kayumba niba ufite ikibazo n'umugore twese turabifite cyangwa twabiciyemo menya uko wifata wambwira gute ngo urajya kuvuga FDLR se n'iki si uko se Kayumba ngo ndi FDLR wowe ariko abantu barwaye mu mutwe ku buryo batakuzi uri kamanda yes ushaka kuba ufitanye ikibazo na kamanda afande Kagame yego oya ntabwo ari runaka niba ufitanye ikibazo na Kagame eze mwana w'Uwiteka imfura y'Uwiteka nubwo utafande ntabwo urayibara hejuru yego ntabwo inkuba zakubita ari ebyiri cyane burya bari imwe tu yego gute ariko afande warampemukiye rwose ute uduhamagare natwe tuze
nibyo ariko umwana wa Kagame ataranarongora twabaga si uwo mwana araziriki neza uwo mugore wita ngo Mukanyiko sawa it's okay ariko uwo mwana wa Kagame koko Kagame muzi atararongora akiri mutoya mutoya byose imbizi ndavuga mu myaka nyine waca bugiga Janet ntabwo nagombye kuba nibaza abana kuki mugira amahane ariko n'amahane yanyu mwagombye kumubaza dore bariya abantu ubona izi nzu bazubatse ndi hano iriya aba bana bose hari uje kwiyogoshesha mugira ibibazo bikomeye nabonaga muganira nkaho mu ndakacugita mama n'agahinda mugira ni indahiro tugira ngo ndahiye nabi ni indahiro sibyo kado ndagahenera umugira ni indahiro ndamubwira imigani y'abanyarwanda batijya kuvuga kandi hari uko umugabo aguye siko amabya ameneka ni umugani w'abanyarwanda ntabwo ari amaronga no uko umugabo aguye siko amabya ameneka utuma abahutu atuma benshi utazi ikimuhatse areba imboro ya se igisoro nyamwanga kumva ntiyanze no kuba ni imigani ifite ahiva wowe ufashe imboro uyise ututuriye gahuto twawe ngo rufu n'abataka ntabwo ari muri abana byanga imana oya abatakaze bajya ahubwo bahaze waba ugitakaza ukajyayo yumva kashaka maze abana biragoye kumubwira ukurikiye nk'abana b'abafaransa hari umugore ejo bundi bagereje ngo umugore ngo mukuru ngo yafashe akana umugore afata akana se oya akana ngo karyamanye nawe ntabwo ari ikigo ngo karangije high school ni mukuru ngo igikobwa ngo cy'igikecuru ariko ibyo bikurebaho iki Macron perezida Macron umugore yarongoye yajyaga amukinisha aramwikundira akana nako kumva ryarenga ryaritse ikibazo kiriye wowe Kadogo sinzi uko witwa ubuzima bw'umuntu bwubahe ariko wanje kwiyubaha ubanza wiyubahe wumve neza ariko icyo ushaka ko abantu bagukorera wowe banza ukikorere nawe ukibakorera yego nibyo icyo ndacyemera hari umusaza twabanye kera mu Kibitoki i Burundi cya Burundi asibye ka 50 n'ingahe buriya wabaye ni Burundi naragoweja naragenze ndabona oya ndabyumva disi ni washaka umbesha iyo nganirira abantu oya umbesha oyaye mwishwa razira jewe ngahanyu mbona nitwa Maronga mugabo ikirundura kigo ico kintu umbesha yakenda umwana wanje mwishwa razira iyo mba Burundi sinitwa Maronga oyaye jewe Maronga witwa gani niyo nagize inde niyo nagize none ko mbona uriko yatwega utwega kabuki reka nakubwire nagerwa naje mwishwa razira nitwa niyo nagize aha wari utehagane ngo abo mwari muturanye bakumenye bahise bakwibuka nta murundi numwe nta murondo numwe igihanga ryaka mu Ngagara kace katse basugurusimwo bayoboye bakomeye ndakenda umwana wanje mwishwa razira nabanye na bose umugabo umutware w'i Burundi kubw'amateka y'igihugu
sinabizi njye niberagaho ndadaye sindamuzi muga namwakire ngaha wagiye ku bwa Buyoya none Buyoya yarantwara gashaka ese Buyoya usanga hari umuntu nakunze nawe arimwo Buyoya cyane mugabo ntiyongana na Micombero Micombero yari imfura cyane ese ni Micombero ntabwo ni Micombero ivyo ni ivy'iwanyu birabara mugabo jewe Micombero ikamberaye umurundi ati soma rero soma ntunyankire ubusa soma unakaririmba bama bavuga ngo ndaboregwa mugabo simboregwa jenyene mumbariza bazinyoye none wesha ariko reka nkubwire we n'icupa risoma nk'imfura nubwo wabyanze kubikubwira ubupfura ni ibyawe birakurabaye ariko ntuvuge ngo ubupfura buba mu nda oya mu nda ze kwabama amara n'ibifu abantu babyitiranye nta bupfura bamwe ubupfura buba hose kano oya aho buriya mwana uri n'igisambo uzanye n'umwana n'umuje kundeba uraryoye ntiwamuhagasha ikambere harebye ikambere Jafeti warebye ikambere maze Jafe untungane oyaye iyi ni ya Dede inywera mweye Dede wenyene cyangwa wenyene erega burya n'abarundi n'abanyarwanda ngaho kado washakaga iki yego ikindi nagira ngo tuganireho hari ibintu bya ejo bundi byabaye muri Tanzania habaye imyigaragambyo bamwe bakavuga ngo ni ibihugu ngo baturanye ngo birimo birabigiramo uruhare we iriya myigaragambyo yabaye muri Tanzania wayibonye gute ntabwo ari byo abana buri munsi babagara buri munsi jewe nkubwiza ukuri jewe ndi umutanzania w'umunyarwanda kandi umunyarwanda yes ufite amateka menshi nta mutanzania n'umwe uko yaba ameze kose wambwira ko ari umutanzania kundusha ntibishoboka atese n'ibyo ndabyibutse amateka wigeze kuyavuga no ntabwo byashoboka Samia Suluhu ni perezida wa Tanzania ayo ntabwo yanyereka ko ari umutanzania kundusha kereka nyine akoresheje ibyo ashaka ndi umutanzania wujuje ibyangombwa gute se kandi Samia yaravukiye Zanzibar itaraba Zanzibar natanganyika yabagaho iho habaga Tanganyika nyine Tanganyika uruzi ko Rwanda Urundi na Tanganyika byari igihugu kimwe oya birashoboka ubwo nibyo Tanganyika Rwanda Urundi byari igihugu kimwe igihe cy'abakoloni b'Abadage yego uvuye ku Rusumo ukambuka hakurya ingara wowe nuvuge ngo uri umunyarwanda ukivugira igihangaza ni cya kindi nawe numenya iyo uvuye y'Ikigoma n'amazina yabo banganya abanyarwanda bayazuka ngo nitwa ngo Ngirente ugira ute duhungire bararungaza ja nta uruhuga bajyagira ubusa oya ntabwo bari ubusa urupfu se buriya bavugaga Kadogo uzagende ubaze abo neka ntabyo najya kubaza ngira uwo nsanga se ni numero oya ngira uwo nsanga okay niba uri inkotanyi va kuri aba bakiga mu mutwe wawe uvuga ngo jewe sinzi uko witwa mugambirizi huye
ndakuze ngomba gukiza abantu. Ukore ku buryo bishima kugira ngo nawe, Bibiliya ibivuga neza cyane ngo jya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Cyane bazabona ndi umuhutu, ndi generali, ndi kapiteni, ndi waca uginga. Kora neza gusa. Buriya urebye na kiriya gipfunsi kiriya kirimo ibintu byinshi cy'inyenzi inkotanyi, inyenzi ibyo by'inkotanyi kiriya gisobanura ibintu byinshi cyane. mbwira uriya mwana w'umukobwa ze mugura imineke, nabonye amafaranga, uriya uramubona buriya mba mbabaye. urabona uriya mukobwa ahetse akana atazi icyo bazaba. reba iyi njangwe. wowe ngo uri umunyamakuru ngo urakomeye uje kureba porofesa. wateza porofesa. Nese porofesa, ibijyanye no kwigisha igiswahili wabaye biparitse? urimo uriyandikira ibitabo muri iyi minsi gusa cyangwa nabyo warabiretse? Jewe Marunga Pacifique nazanye umushinga wo kwigisha igiswahili kuva mu 2005 ngeza ku 2020. maze imyaka 15. ni myinshi. Hagati aho ntabwo nigeze mpembwa ari faranga na rimwe. burya se absolutely nta muntu n'umwe wigeze ampa ifaranga na rimwe. ubibaze buri cyumweru najyaho 3 kuri radiyo. Yes, radiyo Rwanda ndabizi. babyitaga Oreforo, wataravuka Oreforo amaza kadogo amaza 3 ku cyumweru. yakube ibyumweru ubwo se 12 mu kwezi. yakube ku mwaka, yakube ku myaka 16. noneho umugabo arambwira atari ko Oreforo ivuyemo iye muri RBA. yego hariya Kacyiru ndahabona. jewe nari narakoze imbere yaho wareba kwa giti mu jisho muri presidence. nta muntu n'umwe umwe gusa wigeze amemba ndaka pfa ntabyaye ndagaze. amasaha atatu gukuba 4 ni 12 ku myaka iyo yose arenza amasaha 1000. ariko se ndanezerewe cyane, numva nishimye kabisa. alhamdulillah hano nicyuza. none abantu bafata ibintu byose kandi amafaranga ubabwira iki? ikintu cyose koze nyishyura. abasore b'iki gihe ngo ibicucu. kuko uzi Icyongereza, mbanze mbivuge mu Cyongereza. baravuga ngo money, subiramo money is a horrible bisubiremo ndaza kugusobanurira. money is a horrible master. money subiramo wakati. money is horrible master and a terrible servant. subiramo. money is a horrible master and a terrible servant. wabyumvise bakana. ni ukuvuga ngo amafaranga ni umukozi. najyaga mbivuga kera bagaseka barambwiye ngo sinzongera ngo amafaranga ni umuhutu mwiza. umuhutu ntabwo ari umuntu. the whole story of Bahutu and this country is a terrible. kuba ndi umuhutu wa Kagame ntabwo bivuga ko nabaye umuhutu wa Bizimungu. I'm taking life a bit lightly. Money is what? Is a horrible no kuba. Horrible. Ni ikigoryi, ni ikipumbavu kiraho.
ariko kikagufasha, ariko iza terrible master. Nuko uramutse uyobowe n'amafaranga nyine ubura igicucu kirenze uranapfa no gupfuza. Icyo uvuga nicyo dore gira urucyaka ahindura umugeni. Uriya mwana buriya biba bimbabaje kuba umusanze hano ninywera inzoga, sinzi ngo iyo nkuru urayijyana he, ariko aho yajya hose natize imaroka niba ndakwiratira. Ndashaka umuntu umwe gusa bangahe w'inkotanyi w'umusirikare uko yaba ameze kose jyewe nahemukiye. Ndashaka umurundi umwe gusa umbesha ndakenda umwana jyewe nahemukiye ntawe. Tanzania ho wenda ni wacu, ni kabla hujafa hujaumbe. Ndashaka umuntu w'umutanzania ukomeye kurusha Profesa Baro. Indi ntawe wabona, oya wamubona, ariko inde abazungu niyije muri Norway eta Norvege, navuyeyo ndimfura ndakatugita baba ndahire noneho abana rero muri bundondogoze bari mvuga gucugita nabwo barazana ibintu ngo nimvugo nyandega iramaze mwayizana iki basokuru bayizana azari he. Ndashaka umuntu wakana yari mwese mujye mujyayo mubaze ngo ariko Maronga yahemukiye nde. Ntabwo n'ubwa mbere nkubonye yego ndakubeshye. ntabwo ari ubeshye, iso ndamuzi. ntabwo muzi, ushobora kuba umuzi utazi ko ari uwanjye. Waca ugira nyoko ndamuzi, ufite inshuti n'abavandimwe uzagenda bajya baza kuririmba hano uzambarize cyangwa n'abakureba. Nibutse ko uriya muginga ari warandeba, ariko bazamubaze ngo Muzehe Maronga Pacifique aha n'aha twararwanye, ndagutuka no ndirwanye ndigegera ndumusinzi jaribi abana bakansetse. Uzababaza nani? Profesa, nuko rero inama rero waduhereza nkatwe urubyiruko tutari complicated. Banza ukosore imvugo, ntabwo naguhereza inama, naguha. Ndashaka mbere yuko dusoza duha inama Waca ugiga ntabwo babwira ngo Profesa ngo inama waduhereza, inama ntabwo bayihereza barayiha. Buretse kadogo ni inama ki cyangwa se duhe inama, ariko apana duhereze. Duhe inama cyangwa muri rusange twese. No, ndakosora imvugo gusa. Igitekerezo cyo kirazanye. Guhereza endasha ubu ndaguhereje, urampereje ariko siguhaye. Usibye ko nanaguhaye. Ntabwo duhereze wabwira umuntu ariko jewe ndahereje ukuri. Ukuri zo baraguhereza bakubwira ukuri, ntabwo ari uguhereza ni ukumpa. Ntabwo ngo mpereze inama, oya ntibishoboka. B'inama habona uguhereza inama ze bayihereze gute yabireza. Ikinyarwanda rero mukoresha rimwe riranamvuna ngaho wakana. Inama muri rusange wamana betse gato uti wambo nunyita icyo ushaka cyo uti wamana make ngo bana kumpereza ndawiyeje gute. Waduha nama ki abadukurikiye abantu waduha nama ki abantu twese dutegereje kugira ngo twumve inama duhereza bijyanye n'iki? Wenda n'imyitwarire muri societe, patriotisme.
umugabo yararirimbye ngo amahoro umuntu wese niyisanzure ariko yo kubangamira rubanda nawe wakana we ubu amahane ugira cyangwa ubugoryi waba wankoreye jewe Maronga mwene Karindiro Karubasha mwene ntabwo ugeze umbabaza Imana ishimwe iyo umbabaza nari guhamagara abahungu banjye hano benshi cyane bari konyica ntabwo byaterwa nuko mbabwiye nabwiye ni ingegera inshaka bibi ariko ngaruka ku kibazo cyawe umuntu wese ajya abaho yumva niba atabangamiye rubanda ntabwo iyi mikoro yawe ndayikubangamiye si wowe wanzanye wizanye ubaha rero mwarimu ari umwana wa Nyagatare yaranjegeje cyane yaronesheje noneho kuba yonesheje ntabwo bivuga ko wowe ngo uri executive ntangire kuri abo bagenga umuntu wese wumva ko ari umutegetsi cyangwa ari umuyobozi ari minisita umubwira uti baba genza make gake minisita muri protokole ya leta minisita ukuriye abandi ni prime minister waba witwa Uruhungirehe waba witwa ugira ute that is nonsense mfa ko uri minisita gusa cyangwa uri prime minister ntabwo bivuga ko ubarusha niba uri depite genza make baba meya genza make wangu ni ukuri bivuga n'ibyo numara kubyumva yuko wowe igihembo cy'umuruho ni igihugu wakoreye neza utabangamiye rubanda ako kantu uvuze niko igihembo cy'umuruho ni igihugu wakoreye neza utabangamiye rubanda ariko menya n'ahantu tugira kandi utateze inyungu nahise mbyumva gukorera igihugu si ugutegereza inyungu akiri banza wumve tenda wema je ari ibintu bijya binzamo tenda wema nenda zako wowe tenda wema nenda zako kora neza wigende kora neza ugende basi angaze wa mujinga bariya n'abasore bandusha imbaraga z'agatuza aho ntabwo wandusha imbaraga z'ubupfura ubuze banze yuzi nk'afande Kagame nabisubiramo ntabwo ari uko azi kurasa cyane reka da arusha abandi Kagame ntabwo azi kurasa cyane kurusha abandi ndavuga imbunda aranabizi oya neba ceceka Oscar yego ntabwo Kagame arusha abantu kurasa imbunda icyo abarusha umva wegasi wacu uginga gahindura umugeni wenda icyo ngicyo ariko ikindi waruntutse nawe gahindura umugeni ngisubiremo oya icyo cyo nta kibazo oya ariko genda rahira ariko waruntutse kuri mama ndarahira uramufite iyo ndahiye mba ndahiye ariko nta muntu n'umwe muri iyi si ubaho erega wakana we sha ende indahiro ni indahiro shaho n'ibyo utakora dore afande Kagame ntabwo ari uko ari igitangaza cyane ubutangaza bwe ni uko yize kwibeshaho atarwana na murumuna we na mubyara we agakora ari Kagame Paul akabeshaho n'abanyagihugu ibyo ni nyuma ntabwo Kagame beshwa n'abanyagihugu ahubwo abeshaho nibyo nayo navuze abeshaho abanyagihugu abeshaho ntabwo abanyagihugu babeshaho
uzanebe no muri RPF. RPF igiye kwiyamamaza ibona amajwi make cyane ugereranyije n'aya Kagame Paul. N'ubwo ngo Kagame buriya atari muri RPF, hari abantu benshi batajya muri RPF. Hari umuntu utajya muri RPF koko mu cyama? Rero nkubwiza ukuri, Kagame atari muri RPF, ibi bajye beho mu bihugu byose. Kagame akavuga ati jyewe nangije icyama cyitwa Kagame Patriotic Front. Twakiyoboka. Je wajyayo mu cyama cye? Jyewe nakwiruka mbere. RPF ntabwo ari philosophy. Niba nawe uri muri RPF, uri general, uri diregiteri, uri professor, byo ntabwo byakunda cyane, ntabwo byavamo ukanyenzaho, ntabwo ukubita rwose. Nta nubwo abarimo se bambariye se. Jewe ndareba ngo philosophy ya RPF, I know all of them. Ninde uyihedinze? I know all of them. Ndabaga abari muri secretariat, starting from this young man. Uyoboye abayoboye wenyine? Inde uyoboye igihugu abayoboye wenyine? Inde Kagame ntashobora kuyobora wenyine. None se nyine ntari ariko izina rye wegashya mu kintu wacha babarira nimwe gansumo. Yuzi ari ibintu wowe utumva cyangwa wenda numva, ariko genda byo. Igihugu ni complicated. Ndabara n'uriya mugabo witwa Paul Kagame, ntugire ngo ni umuntu, oya, ni Superman. Umugabo urenze w'ikirenga. Ibyo ni ibyawe. Ubu ngubu uwanyubahutse cyane wibaza ngo turangana. Superman. Muri hizi abantu bita ba Superman. Oh yes. And I'm one of them. Oh yes. Why yes? Oh yes. One of the Superman. Superman ni ninde? Superman. Kandi abakubwiye. Umvise Superman wenyine muri iki gihugu cyangwa he? Uri muri iki gihugu hejuru. Kagame is a Superman. Malonga is a Superman. Nawe ndakwemera. Nutanyemera zuzantwari. Amujyata Superman. Ako Maro. Malonga. Ko tukwemera. Ese Maro ufite gahunda ki yo gutumira abafana bawe ukabahuza tukakubwira uburyo tukwemera ryari? Ndagapfa nabyaye ndagahenera umugina, nta mpamvu nimwe baho. Byo abankundaje bashaka abafana bawe. Nanjye ndi umufana wawe. Ayusiya. Abo umufana w'umuvandimwe wawe witabye Imana. Uri ikigori. Ntabwo ndi ikigori. Gufana Malonga. Mwana gukunda ariko. Urafana ze ngo. Erega nanjye ahantu njyana hose nta urasanga ndiyo. Kadogo. Waruna bivanze. Ngo mwene mama utagade. Wa muhanzi se Bizimana Rote. Si umuvandimwe wawe Bizimana Rote? Ise na nyina twari tubasanga. Si umuvandimwe. Ise yitwaga Karera Samson. Asetsa cyane Desi Bizimana. Ariwe data genza make. Nyina kitwa Mukade Baroyise, ariwe mama mbya. Bombi. Cyane dufite n'abandi data yabyaye handi. Ariko ntabwo tugize ngo yabyaye handi. Nabyo ni Kinyarwanda yipfuye. Barapfuye nabo. Barahari cyane. Barahari. Oh yes. Very senior officers. Ariko ntabwo nakumva ko Roti yaba ari Roti ikintu mukundira n'ikibazo. Na karirimbo yavuze ati nta munoza. Ukunda iki? Kunoza Abanyarwanda. Abera mbaya sana. Ibibaho.
bisaba kubagenza gake ariko barumva da iyo ubatwaye gake barumva no ntibumva bagiye bato oya barumva Uwiteka azakugire neza data ararimbaga ngo nshuti jya ugendera mu mucyo harya we nta ndirimbo ufite reka njye ndi n'umu musician ndi umuhanzi tuzakora indirimbo mbabarira ari wowe gushima uyu mwana bazashima ndashima ajya ntumira nk'umuhanzi yarampamagaye rimwe ntaho nari nzi ntaho na rimwe uyu mwana arampamagara baramubwira ngo ari kuriya witwa Maronga ngo ni anko wawe yes ntabwo yari azi ntabyo yari azi ntabwo yari azi ako kantuza uretse wakane no ntabwo yari azi kandi hanze Maronga yes ako kantuza kadacika kanze ako ka okay reka tunasoza ikiganiro kadusoza ikiganiro oya humura ndi hano nta kibazo reka tubashimire rero mwese mwadukurikiye nizere ko ikiganiro cyagenze neza nizere ko Professor Maronga rwose yabahaye ikintu bita show ubwo rero ibindi nakagaruka tuzasubira yewe nari Karabo K'Imana inyuma ya kamera twari kumwe na Jafit ariko ukeneye nimero zacu mpamagara kuri 0788 40 13 6 ubwo rero ibindi nakagaruka nizere ko ikiganiro cyabaryoheye sawa see you next time